Ese waba wibaza igihe cya nyacyo cyo gukizwa icyo ari cyo? Igihe cya nyacyo cyo gukizwa dore ni iki: mu busore bwawe nicyo gihe cya nyacyo cyo gukizwa. Nimba utarakizwa ukaba ushaje, nicyo gihe cya nyacyo cyo gukizwa. Nimba urwaye urembye ukaba wari umunyabyaha, iki nicyo gihe cya nyacyo cyo gukizwa, cyo kuba maso. Ushobora kuba urembye urwaye, ariko nicyo gihe cya nyacyo cyo gukizwa cyawe. Erega utarakizwa, igihe cya nyacyo cyo gukizwa cyawe ntikiragera. Gukizwa kwawe ni ubu. Nimba utarakizwa, cyangwa se nimba warakijijwe nabi, nimba warakijijwe amafuti, iki nicyo gihe cya nyacyo cyo gukizwa neza. Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 13 ku murongo wa 11 aravuga ngo: nuko muje mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereje kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda guca, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishari. Ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi timuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Guha urwaho imibiri yacu ni ukurekera kamere gukora ibyaha. Kandi murabizi ko ibyo kamere yanga nibyo mwuka ikunda. Ibyo Mwuka Wera ukunda nibyo kamere yanga. Birahabanye ntibyotura mu mwana w'umuntu byose. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ahari wowe warakijijwe, ariko warakijijwe nabi, warakijijwe amafuti. Muvandimwe, iki nicyo gihe cya nyacyo cyo gukizwa, nta kindi gihe. Nimba utarakizwa, kizwa. Iki nicyo gihe cya nyacyo. Ntiwite ku myaka ufite, ntiwite ku gihe bamaze babikubwira, ariko iki nicyo gihe cya nyacyo cyo gukizwa cyawe. Urebye iyi video, Imana iguhe imigisha. Wifurije umugisha kuri uno munsi, uronke umugisha muri byose. Murakoze cyane.